insanganyamatsiko irabaza ngo umukunda bingana iki? Umukunda bingana iki? Umukunda bingana iki? Insanganyamatsiko nziza cyane. Ese wowe utukurikiye umukunda bingana iki? Abantu benshi bibeshya urukundo bakunda Imana, ariko urwo rukundo atari rwo. Kandi bazi ko gukunda Imana ari ukubiririmba, ari ukubyigisha, ari ukubigendera. Bivuge ngo igihe cyose tuvuga ko dukunda Imana, tuzayigaragariza mu rukundo rwayo ko tuyikunda igihe twitondera ibyo tubwiye. Nta muntu ushobora kubwira Imana ngo ndagukunda atabishyize mu bikorwa mu kwitondera ijambo ryayo. Urumva ukaba uzi kwigisha cyane, ukaba uzi kubisobanura neza. Oya, Imana nta na gato ibona kuyikunda. Batubwiye ngo kugira ngo uyemeze umutima wawe bivuge ngo ni ukuri arankunda. Urukundo rw'Imana rwuzura mu kwitondera amategeko yayo. Niyo mpamvu tuza kureba ngo amategeko yayo na yayo. Ahubwo hari akanange narimbaye nka nkubaza kabaza ngo ese birashoboka ko umuntu ashobora gukunda Imana, Imana ubwayo ikagutangira ubuhamya ikavuga ngo ni ukuri, menye neza ko nkunda. Ese hari ahantu muri Bibiliya Imana yigeze itangira umuntu ubuhamya ikavuga ngo ni ukuri urankunda? Yego, harahari. Uwo muntu arimo, Imana ikavuga ngo urankunda. Yes, aho hantu ndahashaka. Reka turebe. Uyikunda bingana iki? Ikibazo cyo kwibaza, ese uyikunda bingana iki? Ubucuti bwawe nayo ni ubuhe? Communication. Ese ibikorwa byawe ni ibihe? Relationship yawe n'Imana. Abraham yizeye icyo ni kimwe. Baravuga ngo a love is not what you tell your lover, a love is the action you show your lover. Kandi ubona ko ari byo Mr. Abraham yagezemo ikirenge. Imana kugira ngo confirming ati Abraham we uri inshuti yanjye, uri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Bivuge ngo igihe cyose udakora ibyo Yesu agutegeka uri inshuti ye. Akoze ikintu mbonye, reka nkubaze ikibazo kimwe. Mu by'ukuri ko Yesu tuzi ko tuzamubona agarutse nk'uko yabitubwiye, abamukunze kuri iyi revo koko baramubona face to face, maso ku maso. Ibintu bimenyetso biranga abantu bakundana. Yes. Twabonye icyo bagomba gukora, ukubaza amakuru uko yiriwe, ukamerewe mu mubiri, ukamwandikira akamesaje k'urukundo, ukibuka kujya kureba muri telefone yawe umukunzi yakwandikiye ubutumwa, ukamenya ngo yakubwiye ko ibi byishimiye batabyishimiye, bityo ukagenda muri uwo mujyi wo kumenya ibyo yakwandikiye. Ese twebwe iyo turebye twicunze hagati yacu uko tubikora, ese noneho kuri Yesu ho ese biri hasi cyangwa biri hejuru? Yesu yereka abamukunda mwishurirwa, arakwiyereka ukabakaza rwose mwiza, bitandukanye na wandi wo mu Bwongereza wakinnye filime. Yego, oya, hari abantu nagiye mvuga ngo ngiye ngo nabonye umugabo ngo usanga nabaho nige ndeba muri filime. Bitandukanye no kubona uramwongereza. Nagiye mvuga ngo nabonye ngo wa mugabo ngo tujya tubona ngo muri filime ngo Yesu ngo yaje nyereka gutyo. No, Yesu yerekana bishingiye mu ijambo rye. Uko yiyeretse abatubanje ntabwo ashobora kujya hashi Yesu ijambo. Nibishoboka ntabwo bibaho rwose. Niba hari n'umuntu wavuze ngo nabonye Yesu ngaza mu ishusho ya wa mugabo nabonye muri filime, uwo ni Satani wamwiyeretse, ntabwo ari Yesu. Turabaza bari mu isi mwese bamaze kwizera Yesu. Yego, mubarizwa mu cyo bita itorero. Ukunda Yesu bingana iki? Witondera ijambo rye urwego rungana iki? Yaba yari yakwishurira, waramubonye yarakwishuriye? Ngiye ubivuga yaranyishuriye, naramubonye rwose, nabihamya nkanabihagararaho, ntanabipfiraho. Ntabwo ari wa Mwongereza wabonye? Oya, no. Oya, ahubwo ataje nk'uko umubonye batokesha atanucira ni kwa Cinara Yesu. None wowe uravuga ngo ntiyakwishuriye. Yego, impamvu atakwishuriye menya aho ikibazo kiri. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Ko yiyeretse ba Aburahamu, uko yeretse ba Mose, uko yeretse ba Danieli, ni nako uyu munsi urwo rukundo rwe tumukunda nawe adukunda rumutera kutwiyereka. Ahubwo ikibazo Yesu ajya kwiyereka. Ese ahubwo umukunda bingana iki? Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifuze amahoro y'Imana. Nshuti bakundwa mwese mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, turabasuhuje
kandi tuvuga ngo nubwo umwami wacu ubane na buri wese. Aka kanya dufashe umwanya dushimira buri wese kuko umwanya we afata akumva ubutumwa bwiza tugenda tumugezaho, kandi tubasaba gusharinga, mukiherana ubutumwa bwiza, mujye musharingira n'abandi, inshuti, abavandimwe, umuryango, ndetse no mu magurupe mubarizwamo, kugira ngo tubashe gufatanya kwagura ubwami bw'Imana. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Jaric Ikingeneye, ndi pastor, aba nkora umurimo w'ubumisiyoneri. Tuyoboye umuryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International, magambo ahinnye ni AFGMI. Turashimira Imana rero kuko yongeye kutwemerera kugaruka imbere ya kamera ya Iron. Ngira ngo murabona ntabwo uyu munsi naje jyenyine, turi kumwe na mwene data, turi kumwe n'umushyitsi. Turagira ngo asuhuza abantu mwese, abibwire, namara kubibwira ubundi tubabwire icyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Imana iduhare umugisha. Amen, amen. Ndabasuhuje cyane. Amazina yanjye nitwa Mpumuro Museveni Ntiyamuka Cedric, eri umwana w'ikomokomo byose. Nkaba naturutse muri state yitwa Ohio, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ntabwo byari byoroshye ariko nongeye kwishimira kugera hano. Hanyuma Elia, yes, uri ingaragu? Yes, ndi ingaragu y'ingarama kirambi itigaragura mu byaha. Haleluya. Amen, amen. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana kugira ngo ituyobore, hanyuma tuze tubabwire topiki turi buganireho. Ariko na mbere ko dusenga twabibabwira, tugiye guhana ku nsanganyamatsiko ibaza ngo ese umukunda bingana iki? Amen. Ndakubaza wowe udukurikiye n'abandi muzakora ikiganiro ku imyaka izagendeza, ukunda Yesu bingana iki? Amen, amen. Ese ubundi Yesu uramwemera? Insanganyamatsiko irabaza ngo umukunda bingana iki? Kadusenge. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, uri Alpha na Omega, uri itangira ukaba n'iherezo. Turagushimira urukundo rwawe wadukunze. Ijambo ryawe riratubwira ngo turagukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda. Niyo mpamvu tuje imbere yawe kugira ngo tuvuge urukundo rwawe, turubwira abari mu isi yose, abataruzi barumenye. Twongere kwibutsa abantu bose bakumenye ko bakwiye kurushaho kugukunda, ndetse n'ikigaragaza ko bagukunda. Turakwinginze ngo ngwino ubane natwe, ubutumwa bwiza tugiye kuvuga bukiza abantu benshi, abazabwumva mu bihe bizaza buzababohore. Utubabarire ibyaha byacu, ku ijambo ryaravuga ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Weze iminwa yacu, weze intekerezo zacu, uduhumanureho ibyaha kugira ngo tubashe kuvuga twejejwe n'umwami wacu. Kuko umwana w'umuntu ucumura kenshi, ariko turagushimira kubw'amaraso yawe ko atwezaho ibyaha. Rero tuguhaye ikaze Uwiteka kugira ngo uzubwire abari mu isi bose, shimwe n'ubutware n'icyubahiro bibyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Nubwo mubona n'ijye utangiye mbasuhuza nakira umushyitsi, ariko niwe ugiye kutuyobora mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tumuhe ikaze kugira ngo abashe kutuyobora muri kino kiganiro. Karibu. Murakoze cyane. Banje gusuhuza abavandimwe bakurikirana Iron TV, by'umwihariko nka shene no kuri Imana yaduhaye kugira ngo tujye tumenya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru. Abantu basanzwe bigishwa ikindi bamenye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru ni iki. Ya mbere ya byose rero, reka mbanze nsuhuze abavandimwe baherereye mu mpande enye z'isi. Impande enye z'isi ku migabane harya ningahe nyibutsa? 5. Imigabane 5. Yandasuhuza rero abavandimwe banjye abari muri Afrika by'umwihariko, abari mu Burayi, abari muri Oceania, Amerika y'Epfo n'iya ruguru, ndetse no muri Aziya. Ndabasuhuza no kuri cyane cyane ndasuhuza abantu bari mu Rwanda. Mu Rwanda hari umuryango munini ugize AFGMI. Ndasuhuza abantu bari i Burundi, mu bice byinshi muri Afrika, muri za Nairobi muri Kenya barahari, Bugande barahari, za Zambia na Mozambique barahari, ndetse twabonye n'iya Abidjan tuhagira abantu. Harya naho barahari? Naho barahari. Ya Abidjan muri Cote d'Ivoire. Nabo ndabasuhuje. Ndabasuhuje abantu bari ku mugabane wa Aziya, aho bita muri Saudi Arabia. Abantu baherereye muri Aziya rwose ndabasuhuje kwa
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Abo bose ndabasuhuje, turaterana. Abo mu bihugu bya Scandinavia nabo sinabibagira, umugabane w'Uburayi. Tubafiteyo za Finland, za Sweden, especially mu Bufaransa no mu Bwongereza, hari Manchester burya tubagirayo urabizi. By'umwihariko rero abantu bo muri US twagira abantu benshi urabizi, ntago twabibagirwa muri US, Amerika y'Epfo n'iya ruguru, ariko by'umwihariko muri US, muri za Idaho, muri za Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, abantu batuye babahazi zose urazizi. None si iwacu se, ni iwacu urumva niko kazi ka buri munsi, mba mpazi cyane. Ariko cyane cyane sinadohoka gusuhuza abantu bo muri leta yanjye, leta ya Ohio, ahandi nkunda kwivuga ndi, intoro yanjye ni Ohio. Ndabasuhuje abantu bari muri Ohio mu migi itandukanye, aho bita za Troward, Inglewood, Centerville, Mamisburg, ndabasuhuje cyane, baba bahari baradukurikirana. Ndasuhuza abantu by'umwihariko bo muri Dayton cyangwa se Dayton, umujyi uzwiho bwa mbere mu mateka ko wigishije isi kuguruka. Burya hari umwihariko uri mu mujyi ugira isi kuguruka. Yes, ugira agasiro gankunda kavuga ngo Dayton taught the world fly. Ni umujyi wigishije isi kuguruka. Niho hambere habonetse bari abagabo babiri baba brothers bahagurukije indege bwa mbere. Ntabwo ari umujyi mwiza, ni igiturage, ariko ni uwo mwihariko kigira, ni habo bantu bakomoka, ni habo bantu bakomoka. Urumva rero mu by'ukuri ako kanakano k'umwihariko, ndetse n'abantu bo muri za Columbus na Cleveland turabasuhuje. Hariya muri Ohio urabizi bya Christopher Columbus. Mu by'ukuri rero abo bose ndabasuhuje, abantu bose nibagiwe abo nibagiwe nabo nibutse bose nukuri ndabasuhuje, kandi mukomeze mujye mukurikirana Iron TV by'umwihariko AFJMI, kuko ni umuryango wahagurukiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru butavangiye. Mu by'ukuri rero ndabasuhuje, mukomeze mubane natwe, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko igira uti umukunda bingana iki. Umukunda bingana iki, insanganyamatsiko nziza cyane. Ese wowe utukurikiye umukunda bingana iki? Mu by'ukuri rero tubona ko abakristo cyangwa se itorero ry'Imana ryadohotse mu gukunda Yesu Kristo. Urabibona nawe cyane cyane, ahubwo biri hasi cyane. Ako missionary wowe w'inzobere muri ibi bintu, ubundi tubwire mbere na mbere, ubona bakunda Yesu Kristo kuyiherevu. Ese bamukunda bingana iki? Urakoze cyane. Ubundi mbere ya byose no kubanza kumenya ubundi iyi topic irareba abande cyane, kubera yuko hari abantu n'ubundi bo nubwo twavuga ngo bamukunda bingana iki bo batanamuzi. Yes, ko mbere yo kumukunda no kubanza kumumenya. Nayo mpamvu Yesu yabitumye itorero avuga ngo nimugende mumenyeshe mu mahanga yose bamenye. Ni kuvuga ngo abantu babwirwa bwa mbere nabavuga ko bamwizeye, bavuga ko bizeye Yesu Kristo. Nibo turi kubaza ngo umukunda bingana iki. Iki ni icyambere twashaka kugaragaza ko cyane ari abavuga ko bizeye Yesu Kristo, kuko ntabwo ushobora kumukunda utaramwizeye. Ntibibaho, ntabwo bibaho. Icya kabiri no kumenya ngo ubundi niki kigaragaza ko ukunda Yesu. Kuko abantu benshi bakunda kubivuga ku munwa, bakanabiririmba, yewe bakanabyigisha, bakamenya no gukora ingendo ndende ngo bagiye kumushaka cyane, haba mu misozi, haba ngo mu butayu, haba mu byo bita ngo ni insengero. Ari amasare tuba twarubatse ngo duhurireyo duterane twigane ijambo ry'Imana, ariko babyise ngo ni insengero. Hari n'abahaguruka bakajya mu bindi bihugu. Abanyarwanda bakunda kujya mu Bugande ku musozi witwa Prayer Mountain. Yego, ngo niho bari bumusanze. Urumva ngo niho bamusanze, ngo ubwo barashaka kumwereka urukundo bamukunda. Ariko koko mu by'ukuri ibyo nibyo bigaragaza ko uyu muntu akunda Yesu. Ahubwo se Yesu wicaye mu ijabo namukunda. Uyu munsi ndashaka ko tuza no kugaruka ku kintu kigaragaza ko uyu muntu akunda Yesu, cyangwa se ko ukunda Yesu. Yego. Kuko kubivuga nabivuga, nabiririmba, natera intambwe nkagenda ngiye kumushaka, ariko ni iki kigaragaza ko mukunda? Ubundi se Yesu we ku mutima we arabibona, akavuga ati urukundo rwe n'urwanjye byarahuje. Mu by'ukuri ngiye nitegereje rero nkareba. Yes, hari ijambo uvuze ngo muri iyi minsi yo nitegereje bona abantu bavuga ko bizeye biri hasi cyane mu gukunda Yesu.
ariko ushobora kuvuga gutya abantu bagahita bavuga ati kunzi ko mukunda uyabivanye he uyu nguyu yaje kujajinga abantu abikuraho ko abantu batamukunda. Ariko ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo ikatwereka ikintu kigaragaza ko dukunda Yesu. Iyo turebeye muri iyo ndorerwamo yitwa ijambo ry'Imana tubona neza yuko urukundo rw'abantu na Kristo Yesu rwamanutse cyane. Niyo mpamvu rwaramanutse kugeza ubwo ntatinya no kuvuga yuko uri kuri 0 n'ibice. Akubone nta guca mu ijambo uretse wenda nkatwe ikiremwa muntu dushobora kuvuga ko dukunda Yesu tubivugishwa akanwa kacu. Ese hari aho Bibiliya yagaragaje ko Yesu we adukunda? Yavuze aho yivugiye ngo ndabakunda mu by'ukuri. Ibyo biratuma tuvuga cyane ku mugabo witwa Abraham. Yego. Kuko mu by'ukuri hari ikintu gikomeye kuba Imana yonyine ubwayo ishobora kuvuga ngo ndabakunda. Ni ikintu gikomeye. Iyo usomye urwandiko rwanditswe na Yohana. Yego. Reka dusome. Ubundi ijambo urukundo ni naryo rigize Bibiliya yose. Nubwo benshi muri iki gihe kwa kunanirwa kumukunda barimo kubigoreka bagashaka ko turwigisha mu buryo butari bwo, cyane nko mu bihugu by'iwanyu za Amerika n'iyo ngiyo mu Burayi, bashishikarije kubwira abantu ngo kwigisha urukundo rw'Imana gusa. Ariko imbaraga zigaragaza urukundo rw'Imana aba bantu batazigaragaza. Oyaho mwaranabyumvise no mu minsi yashize bari bari gutora itegeko ryo guca isezerano rishya. Urumva mu by'ukuri rero bari gushaka bwa mbere kubanza guca fondasiyo cyangwa se indorerwamo twireberamo kugira ngo tumenye ibyo Yesu yadutegetse. Urumva mu by'ukuri rero ni ibintu bidasanzwe kandi binateye ubwoba. Urumva bakunda ngo kwigisha bo basigaye babwira abantu muri ibyo bihugu yaba Amerika yaba mu Burayi, Aziya yo n'ubundi bo bararangiye n'ubundi baranabirwanya, ariko bo bashikariza abantu ngo mwigishe urukundo rw'Imana gusa. Mwirinde kubwira abantu ngo bave mu busambanyi, bave mu jati. Byo ntago tubishaka. Ngo bave mu butinganyi, ngo mwakiza abantu Yesu Kristo umwami n'umukiza. Oya, ni mwigisha abantu urukundo rw'Imana gusa. Ubundi urukundo rw'Imana runesha icyaha. Urukundo rw'Imana ruhishura icyaha. Kuko Imana ubwayo niyo rukundo. Kandi Bibiliya tubwira ko Imana ukwera kwayo konyine kudashobora gutuma umunyabyaha ahenguka mu maso yayo. Bivuga ngo mu gihe rero twigisha urukundo rw'Imana tugomba guhishura kwera kw'Imana muri urwo rukundo kugira ngo abantu bareke ibyaha ko umunyabyaha atazahenguka mu rukundo rw'Imana. Ariko ibyo bihugu ntibashaka ko tuvuga ngo ikintu cyitwa icyaha. Wowe ugiye uvuga ngo Yesu yarabakunze cyane bashingiye kuri aya magambo. Ari nayo nashaka gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 3:16 wari waje ngo ese hari ahantu Imana ubwayo yivugiye ko idukunda? Ni ijambo rikuru mu isezerano rishya. Niryo jambo rikuru 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urumva hano Imana y'ubwayo iragaragaza ko ariyo yakunze abari mu isi mbere yuko tuyikunda. Na Yohana, urwandiko rwa Yohana niho nashaka kuvuga ngo dusome. Urwandiko rwa Yohana ibice 19 haravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Bivuge ngo mbere yuko dukunda Imana niyo yabanje kudukunda. Ngo kubera rero urwo rukundo rwayo rudukururira cyane rukaturohereza gukunda Imana. Aho urumva ko Imana yagaragaje ko idukunda. Ari nayo mpamvu yemeye kuza mu isi kugira ngo yitangire ubugingo bwacu. So rero urumva ko Imana igaragaje ko idukunda. Ese noneho twebwe tuyikunda ku kigero kingana iki? Niyo topiki turiho. Urugero wenda ntarajya kure reka nkubwire. Urabona hagati yacu twembi, hagati yacu twese abatuye isi cyangwa se abavuga ko bizeye Yesu Kristo, murabona urabizi ko hagati yacu habamo urukundo cyane cyane. Urugero nk'urukundo rw'abagore n'abagabo ni urugero. Reka ntanga urwo rugero mbere yuko utubwira se Bibiliya bivuga iki. Urabona iyo abantu bakundana baba basore n'inkumi cyangwa se abantu bubatse bakaba wenda batari hamwe mu ntera runaka, umwe ababaza undi se waramutse ute, amwandikira ka message yarangiza wiriwe ute. Ibyo rero bigatuma
bigaragara ko ufite umutima wandika mesaje umubaza uko yaramutse, umubaza uko yiriwe, umubaza uko amerewe, muhana amakuru muri iyo mesaje akwandikira, muri ayo makuru akwandikira ugenda umenyeramo ibyo akunda. Ese akunda ibiki, ese yanga ibiki, ese agira ute. Iyo ni mesaje, ubwo ni ubutumwa. Ibyo byose bikagaragaza urugero uba ukunda mugenzi wawe. Ese ibyo bintu ko hagati yacu tubibonana, ese Imana nayo irabidutegeka? Ese Imana twakagombye kuyikunda, kuyihe revo, ko tubona ko twebwe revo dukundana igaragara bitewe n'uburyo twitana naho. Ese mu by'ukuri tuyikunda bingana iki tugereranyije n'urukundo dukundana twebwe ubwacu? Urakoze cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ikintu utanzeho urugero cy'ubushuti, ko inshuti ukunda cyangwa mukundana uyihoza ku mutima. Yego. Kandi uko kuyihoza ku mutima, ikibigaragaza ko uyihoza ku mutima ni uko mugirana icyo bita ubusabane, mukagira nicyo bita ubumwe, mukagira nicyo bita guhana amakuru. Yes. Hakabaho icyo bita amakuru. Wiriwe ute, waraye ute, wariye, urarya, sumerewe neza. Ibyo bikaba ari bimwe muri characteristics bigaragaza ko uwo muntu koko ari ku mutima. Yego. Wacyumvise icyo kintu? Yego. Noneho turashaka kurebaho Yesu ubwe agaragaza abamwizeye. Yego. Ko ari inshuti ze. Ari naho tuza kwinjira turebe ngo ese iki kintu Yesu avuze n'urugero utanze, iyo relationship hagati yacu na Yesu nk'inshuti, natwe tukaba inshuti ze, ibaho iyo communication hagati y'abo bantu bakundana. Ese ubusabane burahari hagati y'umuntu n'Imana, ubumwe burahari. Ibyo bintu bitatu, communication, harimo ubusabane, harimo n'ubumwe, irahari. Ese niba Yesu avuga ko turi inshuti ze, natwe tukavuga ngo turi inshuti zawe, ibaho. Ese umukunda bingana iki ubundi? Ko tubonye abantu hagati y'abandi urugero bakundana kandi ko bigaragara umwe wese. Reka dusome aho Yesu agaragaza ko turi inshuti ze cyane. Harahari kandi oya hatubwire rwose. Urumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 15 turasoma duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 13. Haravuze ngo haravuze ngo ibice 15 umurongo wa 10 kugeza 13. Yego. Nimwitondera amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye. Yego. Nkuko nanjye nitondeye amategeko ya Data, nkaguma mu rukundo rwe. Urumva hano Yesu ari kuvuga ngo kugira ngo muvuge ko muri mu rukundo rwanjye kandi mu rugumemo, nuko mwitondera amategeko yanjye. Ari naho turaza kuyagarukaho. Yes. Kabiri ati si icyo cyonyine, nanjye kugira ngo ngume mu rukundo rwa Data nuko nitondeye amategeko ye. Yego. Iri ni ijambo rifite uburemere bukomeye cyane. Kuvuga yuko uri mu rukundo rw'Imana cyangwa Yesu ari muri wowe ukaba umukunda. Hano navuze ngo kugira ngo urugumemo nuko witondera amategeko yanjye. 11 ibyo mbibabwire kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye cyane. Uvuga ngo kugira ngo umunezero wacu wuzure n'uwa Yesu ube muri twe, nuko tuba dukunda Imana. Kandi kuyikunda ngo nukwitondera amategeko yayo. Arongera 12 ngira itegeko ryanjye, yego, mukundane nkuko nabakunze. 13 ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. 14 niwo nashaka cyane. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Reka na 15 tubusome wumve. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Amen. Bivuze ngo mu yandi magambo yabameneye amabanga y'ibyo yaravanye kwa se. Urumva aka kantu Yesu agaragaza ko inshuti uyimenera amabanga yose, ntawe uhisha undi. Kandi inshuti yubahiriza iby'inshuti yayo. Nubyumva nyine. Yego. Ubyumva. Niba Yesu avuga ati impamvu bigaragaje ko muri inshuti nuko mbamenyesheje ibyo Data yampaye byose, nta banga na rimwe ngize. Yego. Ndabibabwiye byose. Bivuga ngo iyo umuntu ari inshuti yawe ntabwo muhishanya amabanga.
ariko uzi ko hari abarokore bahisha amabanga Yesu. Ikibazo nuko Yesu azi byose, ariko bagerageza kuyamukinga, areba hihereye. Ntabwo byoroshye. ariko abarokore bagerageza gukinga amabanga Yesu, akava hari akaba arasambanya, yangiza akaza akabeje akigira umuntu akaririmba agasenga akabwiriza ngo ubwo arashaka kwereka Yesu ko nkamukunda, kandi ryategeko rivuga ngo ntugasambane yarirenzeho. None se ko Yesu avuze ngo nimwitondere ibyo mbategeka muzaguma mu rukundo rwanjye. Yego. Kandi mu byo dutegeka aravuga ngo ntugasambane. Arasambanye kugira ngo amere nk'ukinga amabanga inshuti ye yitwa Yesu. Yego. Arabikingisha kuririmba kandi ntajya hisha, kubwiriza cyane no kugaragaza imbega imirimo myiza afasha abantu, kandi amategeko kuyitondera byanze. Ariko buriya ikibazo mba mfite, buriya baba bari bamenye agaciro ka Yesu, ntibaba bakimufata nk'umuntu mugenzi wabo. Yego yambaye ishusho y'umuntu, ariko iyo bari gukora ibyo baba batari kumenya reva ariho n'agaciro ke. Kugeza aka kanya ntabwo abantu bavuga ko bizeye Yesu benshi ku isi, avuge nibuza 98% ntabwo bazi uburemere, ntabwo bazi agaciro k'inshuti yabo yitwa Yesu. Yes. Tugaruke kuri gato, wari uvuze se mu by'ukuri Bibiliya ibivuga iki ku birebana n'urukundo rwacu na Yesu? Mu by'ukuri icyo nshaka kubwira abantu benshi bibeshya urukundo bakunda Imana, ariko urwo rukundo atari rwo, kandi bazi ko gukunda Imana ari ukubiririmba, ari ukubyigisha, ari ukubigendera. Ariko Bibiliya ari ukudasiba muri hariya mazu ivuga iki? Somera muri Yohana kangahe 14:21 usimbuke ujye no ku murongo 23. 14:21 tuze gusimbuka tugere 23. Haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera uwo ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Aho naha meza cyane. Dukurikiza 23. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Ninde muntu numwe mwisi utifuza kubona Yesu na se baza ahari bakagumana? Ahubwo se bijye bibaho, kuko yuvuze Yesu avuze ngo ngiyewe na Data tuzaza ahari tugumane nawe, ubujeze kuvuga ngo ubwami bw'ijuru bwose buzaza aho ari, kuko aho Imana iri hari ijuru. Yego. Aho Imana iri Yesu arahari, aho Yesu ari hari se, aho Yesu ari na se bari hari ibizima, hari abakuru, hari abamarayika, hari imbaraga z'ijuru zizengurutse uwo muntu. Bitewe n'iki? Nuko bitondeye amategeko. Ko hano baratubwiye ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ahandi yaravuze ngo nanjye na Data tuzaza ahari kabiri tunamwiyereke. Nubwo no kuvuga kuza ahari ngo bibe mwibanga, hoya, tuzaza ahari tunamwiyereke. Gitangaza. Iri jambo kumwiyereka rero iri mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, hose azayibona. Wibuke amagambo dusanga mu Migani 8:17. Yego. Nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bose bazagera gute? Yego. Bazambona. Ikitonderwa tubonye ko gukunda Imana so kubiririmba, so kubyigisha, so kubivuga. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Uwo niwe umukunda. Nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Bivuge ngo igihe cyose tuvuga ko dukunda Imana, tuzayigaragariza mu rukundo rwayo ko tuyikunda igihe twitondera ibyo tubwiye. Nta muntu ushobora kubwira Imana ngo ndagukunda atabishyize mu bikorwa mu kwitondera ijambo ryayo. Turaza no kureba ngo amategeko Imana idusaba kwitondera na yayo. Kuko tuvuze gutya umudivayita nyakira arata wabyumvise. None ko amategeko 9 bayemera, irya kane bakaba bari hinyura ryitwa itegeko rya kane ry'isabato. Yego. None bakaba bagarutse bakagaragaza ko Yesu yabivuze ko uyu murongo, iyi mirongo dusomye muri Yohana abadivatisi bakunda kuyifashisha. Ati hano Yesu ko yavuze ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data nanjye nzamukunda mwiyereke. None kuki aya mategeko
mwemere 9 irya kane mukaba mwararyanze. Ntabwo amategeko Yesu avuga ahangaha agira aho ahuriye n'amategeko dusanga mu kuvisha cya 20 yayandi 10 yaharatuwe ku bisate ku bisate by'amabuye. oya mudivu byumvi kubera iki umudivu uyu muntu akunda kuwuzana ati none hasi singibi birabivuga kuki mutitondera amategeko yose. Yego turashaka kureba ayo mategeko kugira ngo turebe nuruhe rukunda bari mu isi bavuga ko bize Yesu Kristo bamukunda. Turi kusanga ayo matsiko ibaza ngo umukunda bingana iki mubyeyi mugabo musore mukobwa umukunda bingana iki wovuga ko wizeye umukunda bingana iki. Yego icyo abantu bakwiye kukimenya ese ni iki kigaragaza ko umukunda. Ese ubundi birashoboka yuko Imana ubwayo ushobora kuyikunda ikagera aho gutangira ubuhamya, kuko hari igihe twebwe tuyibwira ko tuyikunda ariko iri mwijwe batoya ayasha urahambeshya ntabwo nkunda kweri yego mwese ukoro mu kiganiro bajya kuvuga ngo nabayayi uri umuyayi uri muyayi we. Ariko ubundi reka nkubaze iyo ivuze ityo ngo murabe sikoro ibishaka iki mu bivane mu mvugo mu bishyire mu ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ndatemba ngo ntago kukunda Imana no kubivuga ku munwa. Iyo tuvuze kubivuga ku munwa rero ngo ni ukubiririmba ukaba umuhanzi ukarema muri korali hariya mu madini ukajya mu butayu ukajya mu buvumo ugasenga 10 ugasenga 20 urumva ukaba uzi kwigisha cyane ukaba uzi kubisobanura neza. Imana nta nagati ibona kuyikunda batubwiye ngo kugira ngo yemeze umutima wawe bivuge ngo ni ukuri arankunda nuko witondera amategeko yayo. Yes utayitondeye ukaba uzi kubiririmba kubyigisha kubigendera kuyasenga uyihamagara ibindi byose nizera ati wowe urambeshyira umunyabinyoma rwose nkundahise. Urukundo rw'Imana rwuzura mu kwitondera amategeko yayo. Niyo mpamvu tuzo kureba ngo amategeko yayo na yayo ahubwo hari akantu nanjye narimbaye nkaho nkubaza kabaza ngo ese birashoboka ko umuntu ashobora gukunda Imana ubwayo ikagutangira ubuhamya ikavuga ngo ni ukuri menye neza ku nkunda. Ese hari ahantu muri Bibiliya Imana yigeze itangira umuntu ubuhamya ikavuga ngo ni ukuri urankunda? Yego harahari uwo muntu arimo Imana ikavuga ngo urankunda. Yes aho hantu ndahashaka. Reka turebe itangiriro mu itanguriro mu Kirundi niko bavuga. Fasha undebera uwo murongo ibice 22 uhereye nibura nko ku murongo wa 9. Itanguriro ibice 22 uhereye ku murongo wa 9. Reka twumve uko havuga dusomere rwose. Ndibwira ko uwo muntu yashobora kuba yaba ari Abrahamu sokuruza wo kwizera. Haravuze ngo agiye atazi yajya 9:22 itangiriro umurongo wa 9. Yego bagira ahantu Imana yamubwiye Abrahamu yubakayo igicaniro yararikaho za nkwi aboha Isaka umuhungu we. Yego amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Yego Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka yego amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu Aburahamu. Aritaba ati karame. Yego aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko umenye yuko wubaha Imana. Amen. kuko utanyimye umwana wawe w'ibyumvise. Amen. Ukuvuga ngo rero aha Imana yari confirminze ko Abraham agira ute ayikunda. Dusomera muri Yohana 15:14 muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Hano rero Imana yari ibonye ko birangiye kubera ko Aburahamu Imana yamuhaye itegeko. Yes iramubwira ngo jyana umwana wawe Isaka. Yego ujye kumutambira abigitambo cyanjye. Arangije Imana ibona abyubahirije neza. Urumva ko yitondeye iki Imana yamubwiye. Yes. Kandi muri Yohana batubwiye ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. None Aburahamu yitondeye ijambo umwami Imana amubwiye kuryitondera egare urukundo.
niyo mpamvu bivuze ngo menye neza ko unyubaha. Kuvuga ngo kubaha Imana ni ukwitondera ijambo ryayo, kandi kwitondera ijambo ryayo urukundo. Urumva mu by'ukuri ahangaha Imana ubwayo irahamije, iravuga ngo menye neza yuko unyubaha, menye neza yuko unkunda, kuko utanyimye umwana wawe, utanyimye umwana wawe w'ikinege. Icyitonderwa, ninde muntu udukurikiye Imana yahamiriza ngo umenye neza yuko unyubaha. Ikindi wenda ntaguciye mu ijambo, unibuke neza ko uyu mwana yamubonye avunitse. Yararaye amajoro arira asaba, ariko Imana ikivuga byumva mbere. Imana yamumuhageze imyaka 100. Ibaze Sarayi yari yaramaze gufata ngo umushyo wawe ngo usogote umwana wawe wabonye waramuvunikiye bene karakagene mu ntambiri. Ariko urabona ko Imana yo ubonye mu zabukuru ushaje. Tekereza ko Abraham yanze kubimenyesha mama w'umwana Sara. Ntabwo umugore we yari kumuha. Ndamutse mbimubwiye n'uyu mwana abonye avunitse bigeza. Sha ahubwo yavuga ati urapfa kugira ngo umwana wanjye apfe. Abraham ngamutwara mu buryo bwo kumwiba, amushimusa. Tekereza Abraham gutunguka imbere y'umugore we amubwira ati buryo umwana mutambiye Uwiteka. Yewe uzi ko Sara ari kwitera icyuma nawe ariko ati koko Abraham warayobye wayoba unyiciye umwana Imana yamaye koko. Iyo Mana yaduhaye umwana mu zabukuru, duhaye isezerano rye, nigatse avuga ngo umwice. Abraham wasaze, ntabwo uri muzima. Ntabwo ushobora kumvikana ko ari muzima. Abraham yakundaga Imana, reka imuhamiriza, yarakundaga bikomeye. Ariko yubona Bibiliya avuga ngo nuko Abraham yizera Uwiteka. Ibice 15 igice cy'itangiriro, ngo nuko Abraham yizera Uwiteka, ngo Uwiteka ngabimuhandiriza no gukiranuka. Ntabwo ari uko Abraham yaretse icyaha, ahubwo kwizera Uwiteka kwatumye Imana imubonaho gukiranuka kwayo. Iki kintu ni ikintu cyo kwitondera cyane, kubera ko Bibiliya ivuga yuko dufite umugisha wa sogokuruza Abraham wizeye Uwiteka, Uwiteka akabimuhaniza no gukiranuka. Uwo mugisha wo gukiranuka kwa Abraham biturutse mu kumwizera, bivuye mu rukundo ayikunda agatamba umwana we Isaka. Niwe wadukurikiranye kuko Isaka yashushanyaga Kristo Yesu. Urumva? Yesu aba intama, aba igitambo. None ngo abamwizera babonera umugisha muri sogokuruza Abraham, umugisha wo kwizera. None ko tubonye ko Abraham urukundo akunda Imana byagaragariye mu kumvira itegeko imuhaye. None tukaba tuvuga ngo twabonye umugisha wo kwizera binyuze mu sogokuruza wacu Abraham. Turabaza abantu bavuga ko bizeye bari na kwisi. Urukundo Abraham yakunze Imana mu kwitondera ikimubwiye, kugeza ubwo Imana ubwayo imuhamiriza ati menye ko nkunda uranyubaha pe. Imana yaba ari yagutangira ubwo buhamya ikakubwira ngo menye neza yuko unyubaha, menye neza yuko nkunda, kandi uwo muntu ibwira ni wa wundi uvuga ko yizeye byanyabyo, atari ugupacapaca. Oya, kuko uyu muntu wizeye ni umugisha wo sogokuruza Abraham witondeye icyo Imana imubwiye mu rukundo rwinshi. Imana ivuga ngo mbiguhanije no gukiranuka, kandi abazakora icyo ukoze bakanyizera uwo mugisha bazawuhabwa. Bivuga ngo urukundo Abraham yakundaga Imana, niba natwe tuvuga ko twayizeye, dukwiye kuyigaragariza mu kwitondera icyo itubwiye. Uyikunda bingana iki? Ikibazo cyo kwibaza, ese uyikunda bingana iki? Ubucuti bwawe nayo ni ubuhe? Communication, ese ibikorwa byawe ni ibihe? Relationship yawe n'Imana. Abraham yizeye, icyo ni kimwe, akongera akagira ute? Agakora. Ntabwo bivuga ku munwa. Kandi gukora byaturutse mu kwitondera icyo Imana imubwiye. Hari amagambo mu Cyongereza bavuga, urangiye ukoze hasi unyibutse baravuga ngo a love is not what you tell your lover, a love is the action you show your lover. Kandi ubona ko ari byo Mr. Abraham yagezemo ikirenge. Imana kugira ngo confirming ati Abraham we uri inshuti yanjye, inshuti yanjye. Kandi mu buzima busanzwe burya umuntu aba inshuti yawe ya nyayo ari ukugize ute ibyo muganiriye abishyira mu bikorwa. Yesu arigane wibuka ko Yesu yavuze ngo muri inshuti zanjye, twabisomye 14:14, muri inshuti zanjye
nimukora ibyo mbategeka. Bivuge ngo igihe cyose udakora ibyo Yesu agutegeka nturi inshuti ye. ariko ikintu mbonye muri Yesu nta munebwe ubamo Oya, ntawe. cyangwa se inyanda. No. Kandi yavuze mu migani ngo nkunda bankunda ngo kandi abashakana umwete bose bazambona. urumva utashatse nta kintu ushobora kubona. Njyewe ndashaka kugira ngo tuze gusoza tubwira abantu ngo ushobora kuvuga ngo Yesu ntiwamubonye ngo imyaka umaze ko twabonye ko twiyereka mu buryo bubiri bw'umubiri n'ubw'umwuka. None wowe imyaka umaze ukijijwe uvuga ngo ariko uwo Yesu abantu bavuga ngo baramubonye ko igihe ntaramubonye. Yego. Ngo abantu bavuga ngo ngiye ngo Yesu yaransanze ngo aranyishurira ngo mwiyerekwa unabona ati ibyo ni ibinyoma barabeshya. Akabandi bavuga ati ngiye Yesu naramubonye mu buzima bwanjye nari meze gutya ankorera ibi nari ndwaye ngiye gupfa aranzura. Yego. Nari nkennye ampa ubuzima inshuti zawe zaramvuye n'imiryango bigenda gutya. Nabonye Yesu ko hari abantu bavuga ko babonye Yesu bashingiye ku bikorwa yabakoreye bifatika bifite babagaragaza fakiti y'ibintu bigaragara. Akabandi bavuga ko twebwe twarenze naho turanamuhishurirwa aratwiyereka turamubona. ubwo ari gusoza rya jambo ngo njyewe na data tuzazaho ari tugumane nawe. kumubona ni ikintu gitangaje. Kabiri niuramo kuyitondeye nzazaho uri mwiyereke. Yego. wowe ushobora kuvuga ngo ugiye gusa ndamubona ngo ni ibinyoma ngo ntabwo ajya yereka abantu wana. Icyo ni ikinyoma. Ariko uwo muntu bivuga abitewe n'iki? N'urwete. Ni ukuvuga ngo wa mwete ntawe yagize. Ni umunyarwete. Ikindi ntabwo yitondeye amategeko yayo ngo bigaragare ko amukunda ijambo ryayo. kuko kwitondera amategeko y'Imana ngo nibyo bigaragaza kuyikunda. Kuyivuga, kuyisenga, kuyambaza, kuyiririmba, kurira indege cyangwa ukakora imodoka mu bindi bihugu gushakira y'Imana si igisobanuro kihamiriza y'ubwayo ngo ivuge ngo arankunda. No. Ahubwo ufite amategeko yanjye akayitondera kandi ugashyiraho nkunda. Kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda mwiyereke. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Birumvikana ko Imana iyo uretse ikintu yadukoreye kimwe ubu ngubu icyo yadusigiye ni ukubanza tukayikunda nayo ikabona kuza nyuma. Oya nicyo nyine. Niba ushaka kubona Imana ugomba kuyikunda kandi kuyikunda no kwitondera ibyo gutegeka. Niyo mpamvu ushaka ko tuvuga gatoya ibiki nayahe mategeko Imana imiraduha. Ese ni ayandi 10 ni Imana tubwira ngo twitondere. Ndambura Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko ibice 12 murongo 29 ugeze 31. Reka mpagere ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko Imene. Warumbwiye ngo ibice bingahe? 12:29 murongo 12:29 kugeza 31. 12:29 12 batwihanganire tuhagere neza. 12 umurongo 29 kugeza kangahe? 31. Haravuga ngo sorry ngiye muri Matayo mbabarire. Mariko Mariko ndabona mpageze ibice 12 29 kugeza 31 kugeza 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yesu aramubaza ati irya mbere ni iri ngo. Aramubaza. Yesu aramusubiza ati Sera 28 nibyo byiza. 28 nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza aramwegera amubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? 29 Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isirayeli Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundishe Uwiteka ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Nkomeze
31. irya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. amen. Komeza urangize. nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. 31. ndagira ngo ayo magambo usubiremo. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko 22:28 kugeza 31. yego, reka twihute. nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera amubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? 29. ngo Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. amen. 31. rero ngo irya kabiri ngiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. iryo jambo usojeho rya nyuma rivuga ngo nta rindi tegeko rirushaho gukomera. Hari abiri. Reka sumena hano muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 24. icyo nicyo kizatumenyesha ko turi abo kuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. nubwo imitima yacu ducira urubanza, yego, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. yego, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko kwitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. yego. Murongo 23 n'umurongo nashanga cyane na 24. itegeko ryayo niri. urumva? ntabwo ari yandi menshi 10. itegeko ryayo niri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. yego. wabyumvise? kandi urumva avuze ngo itegeko ryayo niri, nuko twizera umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. none agiye guhita bihindura amategeko, kandi yaravuze ngo ni itegeko rimwe. hano bose bavuga ngo kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. kandi igitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye. yego. uvuga ngo amategeko Yesu avuga ashingiye mu itegeko rimwe ryitwa urukundo. ari naryo tuma kubaza ngo umukunda bingana iki? yego. ese umukunda bingana iki? ba mama, ba papa, bishop, yego, apostle, muhanuzi, mwigisha, muyobozi w'idini runaka, ukunda Yesu bingana iki? rubyiruko, mumukunda bingana iki? yego. kuko umukunda baratubwiye ngo ni ukwitondera amategeko ye. iyo tukubajije ngo umukunda bingana iki, ni nko kukubaza ngo witondera amategeko ye. ayahise n'ayadusomye. si umukunda ku munwa gusa, kuko Yakobo yabivuze igice cya mbere 21. kubyigisha gusa ukaba uzi kubivuga cyane. kumukunda ku magambo. uzi igitangaje ni uko mu isi muri iki kinyejana cya 21 turimo, ari igihe cy'isohozwa ry'ubuhanuzi bwa Laodikiya, bw'itorero ryitwa Laodikiya, itorero ry'akazuyazi zidakonje kandi nubiri. abantu benshi, nari navuze ngo ni 98%, bakunda Yesu rumamo, mu magambo no ku rurimi gusa. kandi twabonye ko bidakora kubivuga no kubirata no kubisengamo no kubyigishamo no kumusobanura. amategeko y'Imana idusaba twitondera bikagaragaza ko tuyikunda ni abiri: gukundisha Uwiteka umutima wacu, ubwenge bwacu, imbaraga zacu n'ubugingo bwacu. icya kabiri ngo tugakundana nk'uko twikunda. ikintu gikomeye Yesu ati rero nta rindi tegeko rirusha yandi rirushayo gukora. ntaryo. ntugasambane se, ntukibe se, ntukice se, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe se,
wibuke kweza umunsi w'isabato se hoye oya Yesu avuze itegeko ryitwa urukundo rikubiyemo abiri yego gukunda Imana tuyikundishije ubwenge umutima imbaraga n'ubugingo yego no gukunda bagenzi bacu uko tugize gute twikunda ahita avuga ngo nta rindi tegeko irusha ayo ngayo gukomera igihe rero twubahirije amategeko abiri aya abiri dusohoye mu byo Yesu avuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose amen uwo mufasha ko natwe ibihe byose rero ni nabyo bisobanura ngo njyewe na data tuzazaho muri tugumane namwe yego bisohora mu ijambo Yesu ati nanjye nzamukunda mwiyereke kubona Yesu biratangaje bizabe ariko banza niba hari icyifuzo abari mu isi bagira reka nkubaze ikibazo kimwe mu by'ukuri ko Yesu tuzi ko tuzamubona agarutse nk'uko yabitubwiye abamukunze kuri iyi revo kuko baramubona face to face amaso ku maso neza gutya bakamuhishurira ye none se ijambo ry'Imana arabeshya Yesu se arabeshya ntabwo abeshya kubera ko twatangiye tuvuga ngo iyo ufite inshuti mukundana muhanana amakuru umenya uko yiriwe umenya uko yaraye umenya niba yariye cyangwa atariye umenya niba arwaye cyangwa ari muzima byose ugomba kubimenya umenya uko amufudikiye n'ukuri kandi ikindi utera intambwe ukajya kumusura mukicarana mukaganira murebana burya face to face byose niba rero Yesu avuga ati muri inshuti zanjye nimukuri ibyo mbategeka niba avuze ngo nimubyitondera nzaza aho muri tugumane bivuga ngo byanga byakunda inshuti yawe ngo beho utamusura akaba ari inshuti uzi inshuro zose Aburahamu yagiye ahishurirwa Yesu uzi inshuro Mose yabonye Yesu bigaragare rero ntabwo dukora ibyo atubwira impamvu tutamubona tutamwishurira iri ni ijambo riremereye inshuti z'Imana twifuza ko buri wese yabyumva impamvu uvuga ngo uwo Yesu sinjya mubona yego haba mu buryo bw'ibifatika ndetse no mu buryo bw'umwuka akakwishurira yego hita wigira muri aya magambo dusoma utuvuga ati mise mbimenya ko ntabwo Yesu mukunda kandi ikigaragaza ko mukunda ko nitondera amategeko ye abiri yego kumukundisha umutima ubwenge imbaraga n'ubugingo no gukunda mugenzi nk'uko wikunda aha niho bageze ngiye mpita mbaza ariko ubundi banza wicare witekerezeho uburyo wikunda yego urikunda cyane ndagira ngo ubanze utekereze uburyo kuko hari igihe tuba mu bintu by'ibigare tekereza wikunda bingana iki ariko pastor wenda niba abantu badukurikiye batangiranye natwe twatangiye tuvuga ibintu ibimenyetso biranga abantu bakundana twabonye icyo bagomba gukora ukubaza amakuru uko yiriwe ukamerewe mu mubiri ukamwandikira akamesaje k'urukundo ukibuka kujya kureba muri telefone yawe umukunzi yakwandikiye ubutumwa ukamenya ngo yakubwiye ko ibihe byishimiye batabyishimiye bityo ukagenda muri uwo mujyi wo kumenya ibyo yakwandikiye ese twebwe iyo turebye twicunze hagati yacu uko tubikora ese noneho kuri Yesu ho ese biri hasi cyangwa biri hejuru ahubwo akenshi usanga iyo mukundana mwumva mwabonana kenshi cyane mwumva mwaba muri kumwe kenshi cyane ko muba mwaramaze kumenyana ukamenya ngo ngiye guhura nawe nta kantu kabi k'imbogamizi kari hagati yacu kuko uba waramaze kumenya ibyo akunda n'ibyo yanga nta kaba gahari kandi icyo gihe si nicyo gusa n'igihe cyose wataka ahita agutabara cyane kuko abazi ibihe mufitanye amerewe ute nzi uko yiriwe nzi uko ejo yari ameze ejo bundi uzi ko ari icyo abantu babuze noneho rero abantu bavuga ngo Yesu ngo ariko se kuko ngo yereka abantu arabiyereka cyane arabiyereka ku rwego ntabona uko mbivuga yego kuko tugenda muri Bibiliya tuhere muri Bibiliya Imana agiye yiyereka abantu benshi bayikundaga koko uhereye kuri Aburahamu sokuruza wo kwizera ugiye kuri Eliya yaramwiyeretse Moses ugiye kuri Moses yaramwiyeretse ugiye kwa Daniel yaramwiyeretse yego kwa Samusoni yabiyeretse ahubwo se ko numva nta bantu itiyeretse uyiyerekana bigaragara nyine ko inshuti zayira igihe cyose ubaye inshuti yayo yego irakwiyereka nkunda bankunda kandi abashakana umwete bose bazambona yewe iryo jambo ry'imigani yiti nongeraho ngo ubukire n'icyubahiro biri wanyu ngo n'ubutunzi nabwo ngo ndetse n'ubugingo nabwo biza kuri ya nshuti urumva irakwiyeretse kandi itiragwate oya no mu mubiri nakwiyereka kuko ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro nabyo biri wanyu wa mugani si zabiguha nabyo
iki narengezo ikiraho na ka souvenir kandi n'ubugingo nabwo n'ubwawe bivuge ngo niba twabaye inshuti ukaba unkunda nzagubukira iryo ni isezerano nzaguha icyubahiro muri ya masezerano abiri nzaguha n'ubugingo mbega ibintu byiza ndakwiyeretse urambonye uri hano mu isi nzaguha n'ubugingo buhoraho yego rero urumva ko birigaragaza abantu bose Imana agiye yiyereka ibiyereka n'uyu munsi isomye urwandiko rw'Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 8 aravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri yahinduka kandi niko azahora iteka ryose. Hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana soma 13 jya kuri 13 rero 13 niho nashakaga cyane umurongo wa mbere haravuga ngo umunsi wa Pasika utarasohora Yesu amenya yuko igihe cyo gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Reka nsubiremo amagambo neza cyane ngo umunsi wa Pasika utarasohora Yesu amenya yuko igihe cyo gisohoye igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Ntabwo yigeze atezuka. Niyo mpamvu irinda rihuza no mu Baheburayo Yesu Kristo ari ejo n'uyu munsi niko akiri ariko azahora iteka ryose. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza rudohoka. Urukundo rwa Yesu rudohoka habe na gatoya. Niba urukundo yararudukunze kandi akabavuga ngo nimunkunda nanjye nzabakunda kandi mbiyereke. Uko yiyeretse ba Aburahamu uko yeretse ba Mose uko yeretse ba Danieli ni nako uyu munsi urwo rukundo rwe tumukunda nawe adukunda rumutera kutwiyereka. Ahubwo ikibazo Yesu ajya kwiyereka ese ahubwo umukunda bingana iki? Ntabwo yamwiyereka atamukunda nibibaho ntabwo bishoboka. Ako sobundi hari umuntu yereka umwanzi we kuko haraba nibibaho urumva hari abantu bavuga ariko ngo Yesu bavanga ari yerekana ko yereka ati nyine kandi koko yerekana ate nyine yerekana ati Yesu yereka abamukunda mwishurirwa arakwiyereka ukabakaza rwose mwiza bitandukanye na wandi wo mu Bwongereza wakiriye filime. Oya hari abantu nagiye mvuga ngo ngiye ngo nabonye umugabo ngo usanga nabaho nige ndeba muri filime ngara oya Yesu ntabwo ari kuyereka. Bwongereza ngo bagira ngo Yesu yaje mu isi. Yesu ntabwo aza mu ishusho. Afrika aho bita muri Zambia ngo abantu bagira umukecuru amubonye atabaza ati Yesu yagarutse. Umva ntabwo Yesu yaje kwiyereka abantu be abiyereka ngo ndavuga mu buryo bwishurirwa abiyereka mu ishusho y'uriya mugabo. No ngewe n'uwagiye abivuga ntabwo yigeze mbyemera. Yesu yerekana nk'umugabo koko w'intwari. Urumva akwa kundi umukundwa Yohana inkingi ya mwamba akaba umwana w'inkuba muto yamugaragaje uko nyine kuriya Bibiliya bivuga mu byayishuwe. Oya uratuma njye ariko umubonye kuri avuga ati n'uyu pe. Oya ntabwo Yesu yakwiyereka kuri amwongereza ntabwo bishoboka. Ababivuze ngo nyangu nabonye nka wamuga no ntago ari bo wakwiyeretse we ntago ari wakwiyeretse. Kiretse aje uko Yohana Yesu akwiyereka ashingiye kuko yiyerekanye mu ijambo rye. Uko Yohana yamubonye niko agomba kuzuka mubona. Uko Daniel yamubonye niko agomba kukwiyereka. Oya mfasha ubwire badukurikiye uko yamubonye Yohana. Reka tujye namubona atazashidikanye. Igice cya mbere cy'ibyayishuwe. Igice cya mbere cy'ibyayishuwe umurongo wa 14 ndageza ku murongo wa 17. Umva kuntu Yesu yiyereka be haravuze ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi. N'amaso ye biratandukanye. N'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteki utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7. Mu kanwa kavamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hameze nk'izuba iyo rityaye. Daniel we yaravuze ngo mu maso ye ngo hasaga nk'umurabyo. Kumbona no guhuzana w'amaso asa ahubwo bitashoboka. Oya ntabwo bishoboka. Kandi uriya mwongereza we murarebana ahubwo
niyo mpamvu hano Yohana yavuze ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye. araraba na Daniel niko byagenze arega nawe yararabye araza mukora avuga ati Daniel mugabo kundwa komera koko komera. ha ujye mbona ngo ngaguma ari we ntabwo bishoboka. Daniel we yaranditse aravuga ngo ubwiza bwanjye bwamindukiye nk'ububore yego ngo n'amagufwa yanjye yose aramenagurika. Urumva uyu mugabo wowe bitandukanye no kubona uramwongereza ngiye ngo nabonye ngo wa mugabo ngo tujya tubona ngo muri filime ngo Yesu ngo yaje nyereka gutyo. No Yesu yerekana bishingiye mu ijambo rye uko yiyeretse abatubanje. ntabwo ashobora kujya hashi Yesu ijambo nibishoboka ntabwo bibaho rwose. Niba hari n'umuntu wavuze ngo nabonye Yesu ngaza mu ishusho ya wa mugabo nabonye muri filime uwo ni Satani wamwiyeretse ntabwo ari Yesu kuko uriya ni umuntu usanzwe. Ariko pastor ukoze hasi unyibutse ibuye nibutse amagambo yo mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'uriya mwana w'inkuba akaba inkingi ya mwamba. iyo mvuze amagambo abantu babasomye barabyumva. mu bice 15 bene Zebedayi Yakobo na Yohana uravuga Yohana. mu bice 15 rero umurongo wa 7 uvuze amagambo ndabyibuka neza. yaravuze ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. none rero umuntu amagambo yake aguma muri we urumva ngo nukuyitondera nukuyitondera ntabwo ashobora kuza burya ngo amuyoberwe. ntabwo bishoboka. ni ukuvuga ngo iyo ugiye kumugereranya n'uriya mwongereza uba wakisha n'amagambo ye ntabwo aba ari kandi njye nagiye mbumva benshi bazana iryo yerekana. oya nanjye njya mbabona benshi baruzuye umugabo ngo usa na wawe ngo tujya tura muri filime nganyihishurira icyo umuntu aba yamaze gutana inshuti yanjye. uwo ntabwo ari Yesu umwami w'ijuru n'isi wakwishuriye ni Satani. kuko Yesu ntabwo ashobora kwiyerekana bitandukanye n'uko mu ijambo rye yiyerekanye. aza yuzuza ijambo rye kugira ngo ari nabyo biguhamiriza ko ari wakwiyeretse. hari abantu bavanga ariko ngo ubundi ngo ibyo ngo wamenyereye ngo nibyo Yesu ngaza kukuyerekamo. ntabwo bishoboka ntabwo bibaho. none umukunda bingana iki uguhora uvuga ngo Yesu bava ngo baramubonye ngo ngiye kataranyihishurira. hoye impamvu atarakwishurira menya ngo numukunda kandi twamenye ko kumukunda ni ukwitondera ijambo rye. ukiraho ntaraguca mu ijambo ntabwo bwa bushiti twabonye bw'umuntu ku wundi yaba kwandikira ibaruwa mu buzima bwa buri munsi. iyo baruwa ikubiyemo uburyo azaza ngo narangiza aze mu buryo butandukanye n'uko wasomye muri ya ntabwo bishoboka. kandi ni ukuvuga ngo iyi ni ibaruwa yatwandikiye. ibaruwa yatwandikiye ko abantu twataniye turabaza abari mu isi mwese bamaze kwizera Yesu. yego mubarizwa mu cyo bita itorero. ukunda Yesu bingana iki witondera ijambo rye ku rwego rungana iki. yaba yari yakwishurira waramubonye yarakwishuriye njyewe ubivuga yaranyishuriye naramubonye rwose nabihamya nkanabihagararaho nanabipfiraho. ntabwo ari wa mwongereza wabonye. oya ahubwo ataje nk'uko umubonye batokesha atanukira ni kwa Cinara Yesu ni dayimoni. none wowe uravuga ngo ntiyakwishuriye impamvu atakwishuriye menya aho ikibazo kiri. hita umenya ngo ntabwo ugeze witondera ijambo rye. mu yandi magambo ntabwo umukunda niyo mpamvu utaramwishurirwa. ntabwo uri inshuti ye. uri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe ibyo mushaka cyose. everything nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. icyitonderwa ndashaka ko hari ahantu tugiye gusoreza. ahantu ushaka ko dusa nkaho dusubikira turagaruka kuri relationship dufitanye nawe mu bana bwa bucuti mu buzima bwawe bwa buri munsi. guhana amakuru nayahe makuru ujya Yesu wose ajya yaguha dutegeka mu buzima bwa buri munsi. hari abantu bari mu madini bajya bavuga ngo ntabwo Yesu avuga ngo tumwumvira mu ijambo gusa. umuntu ushobora kuvuga ngo numvise ijwi ry'Imana icyo ni ikinyoma. ariko se birashoboka yaraduhaye umunwa akaduha amaso nanjye birancanga. none se uko yavuganye n'intumwa kuba tubwiye ngo ntigeze ahinduka bakatubwira ngo urukundo yakunze abe bari mu Baheburayo 13 harya umurongo wa 8 Yesu Kristo yari ejo ni umunsi niko azahora iteka ryose. kandi urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza iteka ryose. Rusiri baragandaga n'intumwa akaganira na Aburahamu na ba Moses n'abandi
kuki wumva ko uyu munsi atavugana nawe, kuki utakumva ijwi rye se kandi atarigeze ahinduka akiri wa wahindutse, ahubwo uhita umenya ngo nta rukundo umukunda. Relationship irimo aka kantu kitwa ihererekanyamakuru, communication. Niye communication mugirana na Yesu, yego n'inshuti yawe, ahubwo si yo communication ni iyi. Reka turebe ubundi iyi communication ni guto, kuko Yesu we dushobora kumva ijwi rye rwose. Impamvu utaryumva menye ko ufite ikibazo cyo kuba utitondera ijambo rye ngo umukunda. Yego. Icya kabiri nuko ntabwo nawe ujya umuha amakuru, kandi uko utamukunda nta makuru wamuha. Ariko ikintu nakomeje kumva uko uvuze nkabyumva, nabonye Yesu ni ukumushakana umwete cyane. Urabivuze nibuka mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'umukundwa Matayo ibice 11 umurongo wa 12 ngo uhereye igihe cya Yohana umubatiza uriya muhungu wa Elizabeth na Zakariya ngo kageza none right now ubu tuvugane ngo ubwami bw'ijuru buratwaranirwa ngo kandi ntwarane zibugishamo imbaraga. Ariko reka nkubwire, usko nta munebwe uzajya mu ijuru, ubyo bibona nta munebwe uzagera gute. Tegeka numva bavuga ngo nta munebwe uzajya mu ijuru, amuntu uri umunyabute, uri inyanda, nta nyanda izajya mu ijuru my friend. Najyaga ndeba ukuntu Yesu yajyaga yuri imisozi akamanuka ibishanga ngo abantu intumwa zizajya kuryama ngo akajya mu misozi. Ariko nabibira bivuga n'intumwa za Yesu nuko zari zimeze, kandi amagambo buri gihe hano urabitubwira. Niba bangura mugende mwigisha bari mwese ubutumwa bwiza, yego ubwo naricaye oye Mariko 16 umurongo wa 20 ngabo barasohoka bigisha yose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, ukara kumesha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Urumva uti bigisha hose utasohotse mu nzu yawe ngo wikureho akaringiti nta kintu yakumarira. Yewe bavandi muzi ko twacitswe. Nubwo bucuti uramubeshye ntabwo umukunda, ntabwo umukunda. Hari muri ibyo yaririmbye ngo nutagira umwete muri iyi nzira ngo ntabwo uzagera mu ijuru. Muri ibyo yaririmbye ngo nutagira umwete muri iyi nzira ntabwo uzagera mu ijuru. Ntibishoboka. Noneho rero iyi communication iza mu kintu cyitwa relationship dufitanye nawe, kandi relationship nayo ituruka mu rukundo mukundana, kwitondera ijambo rye. Hari ukuba wowe umumenyesha amakuru. Yego. Hari abantu babayeho batamenyesha amakuru se. Tegeza nk'umwana wanjye avuye mu rugo ntambwire ngo ngiye aha naho, kandi akiri mu butware bwanjye ari ngicyo umugenga, akiri mu nshingano zawe, mweshiduka yagiye abona aragarutse. Gusa uwo mwana twabana neza, abatangiye kwihimbira inzira ye yayihiye. Hari abantu rero kugeza akanya bakuze kuri Kristo Yesu, barakuze baba bati nge nta mpamvu yo kumenyesha amakuru ndajya nshaka. Kandi ikibazo ku mwana w'umuntu, umwana arakura agasigara yigenga, ariko ku mana duhora turabana. N'umukecuru kukuri vuga iminsi yacu yo kubaho kose tugomba kumenyesha amakuru data y'ibyo tugiye gukora, ingendo tugiye kugendamo, ibintu byose ni amakuru. Mumenyesha iki? Amakuru. Yego. Niba ari imirimo ugiye gukora, niba ari akazi ugiye gukora, mumenyesha amakuru. Imodoka niba ugiye kuyifata, niba ugiye gufata indege, niba ari kare ugiye gufata, mumenyesha amakuru. Ugiye kurongora, mumenyesha amakuru. Ukoza ko kantu umbwiye ko kandi ndakibuka, ananjye njya kuva muri uriya mujyi nakubwiye, nabonye ngiye kwerekera muri Chicago, ndavuga ni Chicago nekora amasaha 8 my friend. Indege ihanutse, ntabwiye data, nabwiye iyonjya, ndabanza nigobyora mu cyumba nkuko yatubwiye ngo mujye mubanza mwegege hurunze. Ndamubwiye nti ndagiye numvaga ndi kugenda ndi kumwe nawe. Bene data tugomba kubwira data, ariko nicyo kiranga ko ari so kandi uri inshuti ye. Ubundi bucuti naho gusa. Uvuze amagambo ndibuka, umubyeyi uhora amenyesha ise icyo agiye gukora, umwana uwo mwana isamuhoza ku mutima kuko abazahagiye n'igihe ari bugarukire, kandi kiza kirema. Yego. Na saramuganiriza cyane, aramwegera nko kwakundi ijambo ryatubwiye. Ushaka kumwe ngo naza ngakubwira ugaceceka. Oya, no kuvuga ngo niba yagiye akava mu rugo amubwiye ati pangiye aha ngaha ndaza kuza igihe kiniki, n'icyo gihe kigeze ataraza akenera kumenya amakuru y'icyamubayeho. Impamvu rero yageze mu rugo rero kakagerera igihe aramubwiye ati mwana wa wageze amahoro, mbona nkubone. Uzi kunyibukije impamvu Yesu Kristo azanaza se kuza kureba wa mwana. Noneho iyi impamvu kandi ituma abantu bavuga ngo ntavuga, ngo nta muntu ushobora kumva ijwi nuko na relationship bagiye. Yego, nuko badakomeza bamwiyegereza. Yego,
hari umugabo nkunda witwa Dawidi. Yego. Dawidi nta kintu kimwe yakoraga atabanje kubaza Imana. Yego. Bigatuma Imana imuha amakuru. Ihora ishaka ko Dawidi naho yashakaga gutera. Yabanza bakajya imbere Imana ati ntere cyangwa mbireke. Ibaze. Uzi ko Dawidi niyo abanzi bamuteraga atahita agafata intwara ati baranyishe ati nikana barabara. Oya yabatira mubareke. Kamanje kubaza akajya kubaza kandi bamutuze ingabo zimumereye nabi zimucanyeho umuriro bati oya muretse ntabwo napfa kwihuta akagenda. Ariko urikumva umwana uza agaciro kasi. Yes. Ati papa ngende ko banteye ati umva bari inyuma yanjye bamere nabi ngende. Isaka amubwira ati mwana wanjye genda uca naha ndahita mbagutsinda. Ati kandi ko ndi Imana ibintu bigahunda birijyana mu bintu Imana akundiraga Dawidi nicyo nacyo kizamo. Yayimva ibintu byose abe yimenyeshaga imubwire icyo agomba gukora. So rero muri cya kintu cyitwa relationship yacu n'Imana muri bwa bushuti, kuko niba uri inshuti y'Imana ukaba uyikunda koko relationship igomba kugaragara. Icyambere twamaze kubona ko gukunda Imana no kwitondera ijambo ryayo. Niba uzi kuryitondera ukaba inshuti yayo hari ikindi gikurikiyeho relationship yawe nayo. Muri relationship haza icyo bita ihererekanya amakuru, ikintu cyitwa communication. Imana ugiye iha amakuru y'ubuzima bwawe, nuyiha amakuru nayo izaguha yandi. Niko bimeze, kuko ntabwo umuntu yaguha amakuru ngo mwumvirize gutyo nibishoboka, ntabwo bibaho bya bindi. Kuko wandikira message umukunzi yabona ati nanjye kamusubiza agahita asubiza. Nuko bimeze kuvuga ngo ntivuga iravuga, ahubwo nta makuru wayihaye ngo ntiyumva. Biyimenyereza urebe. Ariko urangibukije dusomere mu rwandiko rwa mbere w'inkingi ya mwambuka umwana w'inkuba, ntabwo ari umwana w'inkuba ni mwene Zebedayo. Yego bamwita Petero. Urwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere rwa Petero. Se kuko Imana igira amatwi. Ibice 3 umurongo wa 12. Yego haravuze ngo 12 n'urwa mbere ibice 3:12. Yego haravuze ngo mbese ninde uzabagira nabi n'imyishyaka ry'ibyiza. Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha. 3:13 urwandiko rwa mbere rwa Petero. 3:12. haravuze ngo mbese ninde uzabagira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza. Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimugahagarike imitima. Hari ahandi rero avuga guki aho ntago biri guhura, havuga ngo amatwi yanjye ni umurongo wa 12 nandi kuri 13 wari uhere 13 3:12 avuze ngo tubwire tushaka kureba haravuze ngo Imana ko kigira amatwi ngo kuko amaso y'Uwiteka ari kubakiranutse n'amatwi ye ari kubyo basaba, ariko igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Wabyumvise? Urumva rero Imana ihora itagiye amatwi kumva iby'ishuti zayo. Bigaragara ko Imana yaduhaye amatwi nayo irayagira n'ibihora yateze kugira ngo yumve ko dusaba. Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi niba ivuga ati abana banjye ko batansaba bimeze bite. Urumva rero muri relationship yacu n'Imana ituruka mu bushuti bwacu nayo mu kwitondera ijambo ryayo. Yego twubonyemo akantu kambere kitwa guhererekanya amakuru. Iha amakuru nayo izayaguha. Yego yituma uvuga ngo ntivuga nuko nta makuru yiha. Nta makuru yiha. Abo kwibaza ngo amakuru yayiha ryari binyura mu gusenga. Yego no gusoma ijambo ry'Imana. Nutoza Imana ko ibintu byose ugiye gukora ubanza kuyibaza, uzashiduka isigaye ivugana nawe. Yes. Uzashiduka isigaye ivugana nawe. Niko biri kuko ari byo wayitoje. Yego ariko nubikora uvuga ati ngenda kuze ndigenga ntabwo uzigera wumva ijwi ryayo. Uba wiciriye inzira. bivuge ngo rero mu guhe amakuru Imana ni ukuba mu masengesho. Bivuge ngo gusenga kwawe bigomba guhoraho imisi yose. Pawulo yavuze ngo musenge ubudasiba. Mu rwandiko yandikiye Abatesalonike rwa mbere 5:16 musenge ubudasiba. Ubu uri guha Imana amakuru bizarangira nawe usigaye wumva ijwi ryayo kaguhamagara ati yewe kana mwana wanjye reka nkubwire iravuga. Kandi burya no arigana uko tutajya twirefera no ku bantu
urumva niba bavuga ngo Imana iri mu ishusho yacu, niba umuntu ahora guha message iyo bikumenyereje ugira akanya ko kuvuga ngo nubwo watuza yikire mu butumwa ndebe niba hari icyo hari igihe ushobora kwifata ariko ayo batuye umuntu ukahuramo amakuru nanjye kamusubiza kazafata yes tazacika bigaragaza ko nkunda wiriwe waramutse uti umeze uti yego ndakuye muhora mbaza ngaceceka oya ariko ari kurusha kugembera Imana ariko daddy wiriwe uti waramutse ute papa yego agira ati kakana gahora kambaza iminsi yose kandi kazi ko muri iteka ryose ubu nigashaka ko tuganira kweri nta kintu cyiza gacyo dukwiye guteta imbere ya papa yego mu gusoza rero turabaza ngo uyikunda ute uyikunda bingana iki uyikunda bingana iki umukunda bingana iki brother wacu Yesu Kristo ibyo kuvugana byinshi no kugiye kibari gitoya yego kugira ngo tutabatinza ariko twatugezaho none tugiye ikiganiro kiryoshye yego ariko turongeye tubaze yemwe abizera muri mwisi yego yemwe rubyiruko basore n'inkumi mukunda Yesu bingana iki muri iki gihe duhagazemo cy'imperuka kigoye abantu benshi bitekerezaho neza ureba ingaruka zose ubona nazo zo kutumva ijwi rye ryo kuba atakwishurira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri umenye aho wapfiriye aho byaguye uyu munsi no munsi wawe rero kuvuga ngo Yesu menye neza yuko burya ntagukunda kuko ijambo rya Yesu nigitondera hari ikindi wakongeraho cyanyuma icyo nakongeraho rero mbwira bene data ubona ko Imana ntushobora kuyimenya utagize ute utizi Zaburi 119 umurongo waho wa 7 haravuga ngo ntushobora gushimisha Imana urumva utagize ute utabanje gukuba kabiro ngo wige ni ukuvuga ngo tugomba kugira ute kwiga ikisi kwiga n'ibi ntiyarabizi rero no rwandiko nk'ubu ngubu hari abantu bagiye kubibona bakavuga ati kumbe nuko bino bintu bikorwa ni ukuvuga ngo rero icyo nabwira bene data bankurikiye abe umusaza b'umukecuru apfa kuba kireba by'umwihariko abasore bo bakiri batoya ugomba kumenya ese muri uru rwandiko Imana yatwandikiye ese ahari uraruzi kuko ntushobora kuganira nayo utabanje kumenya ibyo yakwandikiye message yaguhaye icyo nabwira bene data rero mushirike ubute tubonye ko gushaka Imana ari ukugira ute ari ukugira umwete ubwambe bw'ijuru butwaranirwa kandi intwaranizi buhigishamo imbaraga nta munyabute uzagira ute uzajya mu ijuru murakoze cyane yego turagushimiye cyane murakoze namwe kandi nishimiye kongera ntabwo wavire muri Amerika kuba yego Imana ni ukuri ndashimira Imana kandi nshimira n'abadukurikiye ko nongeye ni ukuri kuza imbere y'abana bayo kandi nongera kubibutsa mureke ubute please bene data nta munebwe uzajya mu ijuru kandi nta ninjiji izajya mu ijuru murakoze cyane turabashimiye mwese tubasaba ngo nimukunda Imana kunda Imana mubyeyi kunda Imana mugabo umukozi w'Imana uvuga ngo wahamagaye gukora Imana gukorera Imana kunda Imana kuyikunda no kwitondera ijambo ryayo girana ubumwe nayo girana ubusabane nayo muhana n'amakuru izakwiyereka izaza aho uri mugumane reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko ijambo ryawe rimanutse ritubaza ngo tugukunda bingana iki kandi ukatwereka ku murongo wa nyawo utwereka uburyo tugukunda kandi kwitondera ijambo ryawe fasha abari mu isi bose bamaze kukwizera abagore abagabo abasore n'inkumi fasha abantu bose bavuga ko bakumenye basobanukirwe ko urukundo rwawe nabo rwuzurira mu kwitondera ijambo ryawe nyuma yaho agakurikiraho ikintu bita relationship fasha buri wese kandi ijambo ryawe rikomeze kugira umumaro buri wese turagushimiye ko bishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane turabashimiye mukomeze kubana n'Imana shalom 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 amen bye azatujana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo tuzahora turiri zaba kumwe na Eliya zaba kumwe na Abrahamu